Sereba njyewe se njyewe nkanjye JABA JABA ntabwo ngenzi ubundi ibyo bintu njye nta nubwo bijya bikunda kumva kuba ngo nyigenderemo abantu ntibayikunze ntabwo wabona umuntu wenda w'umukecuru hinjiye mu ngo mushyiremo dancehall cyangwa umushyiremo hip hop amufishe DJ of BWIZA cyangwa KIKAC music muri rusange hako BWIZA arimo neza no kuvuga ngo nyine ariko BWIZA ariko nabajya bigukora baraye nkije nawe yagwiriye ifunga akavuga ati sha G yanjye kabisa ngomva kubikora ntabwo byabura regular mawushi sako ni n'umwana mwiza BWIZA by the way mbere rero kubagezaho ubutumwa abantu cyane ndumva nifuza gushimira abantu tu KIKAC music niho ngorera bahita film launch Nyakabanda kuri kontineri nyine tu muri kontineri cyapa cyo kuri kontineri niho mba ndi bahita film launch uramutse hageze abayiranga aha nkuko mumenyerera hanga muri kumwe na Vibe kuri Iconic Live Show tuba turi kumwe na DJ JABA DJ JABA yes wallahi DJ shadu kubitara ko sibundi DJ wongo wundi nkumu DJ tuvuge nk'ubu nta guri kuri table bari hatari ya table bayitangije abe bayitishaka bitewe n'uri buvuga cyase rukundo yize hari table hari controller hari player byose ariko urumva bifite amazina menshi bitewe n'ukuntu ushaka kuyita ndabona tuvuge gukora nka introduction ko kundi no kuganira ko kunda nk'abana muri dortoir bakunda nka DJ ngakora ngo ujye wintroduce nzanga gutya mbega udafite iriya boro yawe wabigenza gute kurya umuntu itabona kuri umuntu wasajijwe na DJing byatanye wabigenza sije kubikubwira si cyangwa kuvuga ngo ndi kubikora kumeza nk'ubyigana ukore nka kuri nyine umuntu yatari yahumva dushobora kuri nka tuvuge nko muri class ngo ibintu nk'ibyo nka DJ nyine kuri nka introduction ukoresheje hapo sibe challenge ariko do it man ibyo bishobora wallahi yetse basi nyeretse imbere table yanakora ariko kongera ngo vibing nta n'ikintu ndi kumva cyaro byangora aya mukanya uraza no kuduha show nta no mamani rero anga turi muri kwa Kinto wita kwa Kinto Nyakabanda n'ahantu wagira borozi nta kuri kwa Kinto hano niho ngorera bahita film launch Nyakabanda kuri kontineri nyine tu muri kontineri cyapa cyo kuri kontineri niho mba ndi bahita film launch uramutse hageze abayiranga ko bajya bahita se no kwa Kinto ubwo ni boss wabo birumvikana ariko Kinto ubu ntazwi kurusha izina ry'akabarira arazwi cyane kurusha numva ariko bakunda kuyita ariko ndimenya nabyo ntacyo bitwaye kubivuga gutyo ubize kubavuga kwa Kinto bavuga film launch angare hose sikariwe angaro aburo tugiye kuganira n'uwo bita DJ JABA agiye kuduha kaza tubwire imizigo tubwire haso ewana DJ karibu mu kiganiro brother ariko se barako kuba DJ bari nk'ibiki banekereza umu DJ kweri DJ burasakaze kaba karenze man ahantu hari nk'igihe mwana ucuranga nk'akagoma ukabona nk'abakiriya basemana ukabona nk'abakiriya ntibagakunze ugakubita amaka kabiri nk'ibigenje nka gutyo tushyira wowe move no dushoneshe kabisa nk'umuji wo kuri field man yewe cyo nyakagoma zikabona abantu nago bagakunze ati man wowe ureba audience ufite ubundi ibyo bintu njye nta nubwo bijya bikunda kumva kuba ngo nyigenderemo abantu ntibayikunze ntabwo wabona umuntu wenda w'umukecuru hinjiye mu ngo mushyiremo dancehall cyangwa umushyiremo hip hop ibyo bintu bibaho ahubwo ngo hari no kundi kuntu ngo akabyeri kamaze kwinjira fresh muri ya masaha nk'igihe abantu baza kubona bashyizamo agakoni kamwe bagatama ka kabiri aka gatatu none bimaze kubona nk'abantu bamaze gushya mbwira nawe nka boro bakubitera none ugahita ubapanshikisha burundu ni ukuvuga biterwa n'abantu abaribo hari ukuntu ushaka kuba ufite nk'abajama nyine nk'urubyiruko rugezweho wenda nkawe no kugukubita drill wallahi dancehall urumva nk'umuntu mukuru nakarumba kameze neza twa turimbo nyine twazavani tu ariko ngo hari n'umukiri ubona ikizenje arimo kugura amakoko arimo gusengera byatarona nk'igifacture kanyuma y'isarimo gutamo nka 30 uwo muntu noneho hakaba hari nabandi bikunda zino za drill na zino boro zigezo z'abana baniga barimo kudukoma ba Okama ba Chris Easy ba Ish Kevin urumva kare bakavuga ati rero kino Imana iki kigabo gifite ibiceri nibeshya rero ngashyiramo
akagakwepa wana facture amanuka boss nawe arabiza nicyo gihe ufunga umwuka ugahita ubabihiriza ukaryohereza umuntu umwe. Oya nuko tubundi wowe ureba audience niba ari umuntu umwe uri kuri facture, niba abantu ufite abantu wenda 50 bari kubyina ntabwo wa muntu azasigara wenyine birumvikana of course nawe azajyana nabo bantu. Niba abantu 50 bari kubyina wa muntu nawe azagira hibagirwe na bya benda kure, ntabwo bavuga ngo urebye umuntu umwe guhita umushyiriramo, ariko nawe ahandi nyine ubona yuko babaye nk'abanga akaza kagusaba akantu munyirizamo fashion n'abandi ukabalance kuko iyo umuntu yarangije kujya muri mood yo kubyina n'ubundi ntabwo wapfa kubona ikintu kimwe. uwo ni nawo muvuno mwana, ahubwo mva nkubwire none se Bwiza uri ha mu baby urabona ko arimo arabikora muri iyi minsi, ni we DJ we rero. Yes, I'm official DJ of BWIZA cyangwa KIKAC music muri rusange. Hako Bwiza arimo neza no kuvuga ngo nyine, ariko Bwiza ariko nawe ajya bigukora baraye nkije nawe yagwira ifunga akavuga ati sha G yanjye kabisa ngomba kubikora. Ntabwo byabura regular mawuji. Sako ni n'umwana mwiza Bwiza by the way. Umwana mwiza. Hanyuma mico si mico mukorana mute? Nkunda kubona hano haboro bita kuri kwa Kintu hano kwa Kintu Nyakabanda tu. Nkunda kubona rimwe na rimwe hari igihe mico n'amaji bajya baza ukabona barimo kuhafatira free time, nkibaza mico nawe ujye umufasha mu DJ rimwe na rimwe. No kuvuga njyewe ndi official DJ wa KIKAC music kandi mico nawe ari muri KIKAC. Urumva rero nawe tujya dukorana. Nkubwiye buriya reba DJ, urebe producer, urebe n'umuhanzi, aho bani guko ari batatu tubashyire hari nuwe muntu ukora ibiboro birenze. Navuga ko ukora ibirenze nyine ni njyewe. Yashabwa na DJ nyine namwe mu kwese bifite aho byavuye tu. Bitera uburase nk'umuntu uri muri club amubwira ngo producer. Oya kareka ntabwo bishoboka. Rero biterwa n'ahantu uri tu. Ariko nanone producer nanjye bitewe nuko DJing niyo nkunda niyo nkora. Ibindi byose nabishyize ku randi avuga ati DJing kabisa niyo byanjye. Ariko se mwana kujya ujye kuba umu DJ ubu byakujemo bitenge hebona ni decision kuko umu DJ nayo gituma nkubajije nari umu DJ umuhanzi n'umu producer bari abantu baba bameze gute, mbona barantu basa nkaho bavindimwe. Aba DJ benshi usanga nese DJ utuvugisha ko nta tugomugira batugoma twanyese nonde nta mu DJ abadafite ingoma mari mfite izo nkunda. Oya nawe ku buryo ndavuga ingoma zawe ku buryo uvuga ati nanjye haratugomba twanditse mwana ntago wa DJ utarigeze ushaka kuririmbaho. Aya ntago byabura ariko bo ngo ndabemutse nkubwira ati mfite ingoma ziri hanze bwo wapi ntawe ntazisohora. Waraposheje ndi gushyiramo imbaraga ni DJing gusa nta kintu. Ariko se mana DJing ko mbona hari abaniga bayikora nkabona bahagaze nikofu ukabona basa neza mana ibiboro bibamo ibiceri mana dushoneshe kuri DJ bavuga DJing industry sinzi ukuntu wabyita, ariko nyine muri uwo mwuga wo kuba mu DJ ni ibintu biba bimeze gute ku bijyanye n'agakofi? Bino bintu niba ari ikintu gishobora gufata umuntu kikamutunga ndabanga bisoso. Bisoso so umugabo niba ari ikintu cyagutunga nk'ubu ngubu nkanjye nta gihe kinini mbimazemo, ariko niba urabimfitiye akamaro ndabizi bizantunga kandi bizambeshaho neza nk'uko mbishaka. Gusa DJing ibamo amafaranga, ariko ikintu cya mbere mbivuge cya mbere discipline. Gute rero? Discipline ni ukuvuga ubaye uri umu DJ yarebe nta mu DJ watera imbere arwanira mu kabari. Urumva kenshi dukunda gukorera ahantu mu kabari muri club, urumva uramutse uvuze ati nta discipline mfite ntabwo wabishobora. Ugomba kumenya niba ndi mu kabari. Umuntu urabizi mu kabari aba basinzi kandi batesha umutwe, akabaraje yagusinde nayo waba wasaza nyine mugahita mugurukana. Ibyo birumva rero ntabwo byavuma. Ntabwo wenda boss yaba yaguhaye akazi ngo naza nimugurukana n'umuntu muterana amacupa yibaze muteranye nk'amacupa ukaba nka TV ukabura yimenye. Urumva yanga ni yambere kabisa mukazi. Ahubwo DJ nka kuriya y'abantu hari amasango abantu bageramo ngo bagashya byatari bakaguruka ikirage nk'ingo mukunda gushiramo bitewe na mood gwenda dukuro kuvuga ngo urubyiruko ngo abahabo hagati mbega hari ahantu bigera bikikora. Ubu ikintu wo gushaka ntekereza ko
mu DJ nanjye kubikuvugira kwigira umu expert oshye ndumude oshye ndumude ndumva arahugera ibyiza nuko nyine mwamwe urimo gukubita urimo kutici nk'ino kubagaburira urimo kumixa byatari ukora chemistry zirenze noneho ariko gashyamo ingoma ntuze kubona ukabona zose barimo kuzivibinga ku rugero rungana noneho hakaba igihe nyine ukagira ukabona bamwe barimo kuyishimira abandi bayishima ariko hakaba naho ugera man ingomba yose ushyizemo ukabona abantu barimo kugurukana nayo nk'iyo byageze hano abantu bose bapandisha nka 95% bose bashyushye nk'ingoma nka style ukunda kubakubitiramo zikabapanshikisha byatari nezi aho ngaho ubundi style zino wenda sinzi uburyo nabigusobanuriramo njye mpita mbisobanura mu buryo bw'aba DJ wongendera ku ma BPM hagati ya BPM hagati 95 kugeza ku 105 singana n'ababyumva beat per minute nyine n'uburyo indirimbo urabona nk'indirimbo nshyashya si cyaba nyinshi zose reba wenda ngeno ngoma ya mico nshyashya era bita machine ifite BPM 98 urumva nyine indirimbo zijye kugendamo kuri iyi kandi ugahita ureba indirimbo zakunzwe shawala akaseka mfaditse kunzwe kabisa ahubwo DJ hari modu ubona hari ijya numva bavuga mu rurimi rw'icyongereza ngo it takes only one person for everything to happen sibyo ushobora nk'urugero nko muri club hashobora ari umuntu mani wa iyo byahatare uri kuri vibes z'ikirenga man uwo muntu akaza nko mani igihumbi bose bagahita bashyuha none akaba n'igihe n'umudije abakonje ashyiramo indirimbo nawe ukabona ntiburyoheye hari ukuntu ushobora kubigira wowe ku giti cyawe dukuyeho kubindirimba iryoshye ushobora kubiryoshya ariko abantu ishobora kubiryoshya ariko abantu batarimo kwivibinga badashyushye batarimo kugurukana nayo hari ukuntu ushobora kubigira wowe ku buryo imana abantu bahita basaba nyine bakishima ushobora kujye nawe wabyina ushobora kuba ufite mic ukabasaza ugashyiramo twadu sound nyine wa ibintu nk'ibyo ego ubundi iyo umuntu wenda tuvuge iyo abantu batangiye kubyina ntabwo yakwitanga ariko kureba kuri kubyina wowe ariko nk'iyo nyine uri kugira uri gushaka gushyushya abantu ntabwo wa DJ umeze gutya umuntu ngo kurebe ngo wowe ngo vibing bishoboka umeze gutya ntabwo bishoboka nawe nyine urava nagusara ariko uravibing umuziki wawe uri gucuranga iyo utari kuvibinga bisobanuye ko nawe utari proud yawe akaba n'icyo kintu kigoma kitagushimishije abana bibaho ntomfere DJ arige nawe kintu urugoma rutagushimishije nta muntu kigusabye oya nk'umuntu kigusabye ari ucumva n'ikigoma kiri hasi kikazaho ari kuri BPM ya 90 akazana ngazangoma bumva basinziriye bane ubwo wabigenje kandi ukabona ni kapo ari marazinguka afite nka group y'abantu nka 15 ari maratamo niko byagenda kose niba abantu bari kuva akaza kayigusaba nawe bari vibing wallahi none se nta muntu waba ari muri club ngaze ngakubwire ngo ngurame indirimbo ngo asinzire bishoboka ugomba kugurukana nawe niba yaza muri ya yindi zazindi zituje nawe bari vibing ukabona ko abantu banayikunze wallahi je wandi hari ahantu nagiye gucuranga ari ya nyene continent Nyakabanda naracuranze noneho nahereye ku ngoma zino zituje tu noneho reba nk'iriya ngoma ya BWIZA ita Love Woman noneho ubona ingoma zigenda kuriya ariko narazikubise abantu barazivibinga ndavuga ati se man nta ndirimbo ibo umuntu yakunda ngo bari kwivibinga ariko nivyo mani wa mugani nivyo bino tuba twivugisha hari nk'igihe ushyiramo n'indirimbo umuntu utanatekereza ko umuntu keretse yishyizemo abantu bose batayizi iyo umuntu ayizi byanze biko dufite ahubwo keretse cyatarajya muri mood ariko iyo yishyizemo indirimbo abantu bayikunze bayizi cyo yarakunzwe ira ndirimbo se ari gubyinitse ariko ubonye audience nari mfite ukuntu bayifeelings batuvuga ati cyakoze nese DJ hari indirimbo ujye ukunda ku buryo wayikunze kuva ukiri muto ukabugije n'ubu ngubu ukiyikunda tuvuge indirimbo wamaze nk'imyaka nka 15 ukunda kandi wumva ikikuryohera iyo ndirimbo waba uyigira naberanga kubera ko indirimbo byishura uraharara shaba DJ baravuga twebwe ubundi nyango ndirimbo abantu bakunze ntabwo ngo ndirimbo yego kubera ko n'ubundi ugira amaraga mutima yawe ngo ndirimbo abantu bakunze kuko ntabwo nakunda indirimbo ngo ndayikunze njye mpita nzibagirwa cyese kirahenda naratangira gucuranga nabwo nakundaga indirimbo ariko ubu ngubu
mu ndirimbo abantu bakunze umva DJ umva nko mu ngoma nawe utanga abari b'ingoma tuvuge nk'ubu ngo urabizi nyine ukorera audience nkuko wabimbwiye nyine ukunda indirimbo abandi bakunda ariko nanone tuvuge nk'ubu ngo wabaye mu dictator uravuga ati none ngewe ndi DJ utavugirwamo ngenda baha imizigo nshaka byanga bwo nyine ni yahuza sibyo mbwira tuvuge nko mu ndirimbo ubu ngubu zirimo zirabigukorera nk'eshanu mu Rwanda sitegeko ushobora kubona n'eshatu cyangwa se ziri no hejuru mana zibigukora za zindi umvuka ati nanjye zingizi zimpandishiriza igihaye urumva hakaba n'izindi zo hanze eshanu sha DJ kabisa nawe umvuka avuga ati zingoma muri iyi minsi zirimo kubikora fresh mu Rwanda se nowera mu Rwanda eshanu ya mbere exchange ya BWIZA BWIZA se mbona cyana kuntu yabura mu BWIZA nari kwemera hadukomeze exchange ya BWIZA sibyo ye ni ya mbere ya kabiri imashini ya mico ya gatatu iri ya mabo ya Africa my bo so is this ndayibona so ndo waguhizo ngizo amfata wisuvuga bene wanyu nawe shomba nashira izindi zo izindi ebyiri akaza irangoma ya region na marina akaza n'irangoma ya melody iriya yakoreye i Burundi mana kwegereza urabinyigeze yakosha mwana ahubwo mana niga ubwo kikwereka ore ikintu burana nagukundiye bro man nibse gukunda ingoma zo mu Rwanda man hari nk'abantu bana ukira nkose ko man mu DJ akavana ko baba ngengo munda ukumva ngengo izo hakurya y'inyanja tuvugisha kuri man abadiga bo mu Rwanda nubwo batari babona ibiceri birenze man ngo bakore bose barabizi oya ntabwo rero bona menshi kurikije umuziki man akamaro umaze bro ntabwo ngiye ntekereza ko ari ibiceri byinshi ubona ariko abandi bo mu Rwanda barihiringa kandi barimo gukora boro zikaze aha none tujye hanze rero hanze eshanu ya mbere hanze hose iyo hanze irimo kubikorera muri iyi minsi Soweto Vicho akaza ya kabiri njagaramani bari ababebe bakoranye na Africa bari akataya na Kenya akaza irangoma Calm Down remix iriya akaza irangoma akaza bandana ndafata bandana shawala iyo buramo bandana ubundi burana rinegereje bandana cyane no DJ ni yahuza bandana n'umuzigo we nende ngoma rero ya gatanu sinkubwiye nye ya gatanu ni ra superstar nose ya Diamond na Costa Teach ako DJ baranga kuri umuntu abari nk'audience yari imbere y'abantu urimo ku DJ byatarimo kubatama imizigo batamu chemistry irenze man harahana aba DJ nawe reba bakabatabaniga shabarikora kabagati koko ureka gobye DJ harano ushobora kugera bura kugira ngo ushyuhe hari umu DJ udafata kanigeze kwandika kuri status rimwe ntabura hari umu DJ wo mu rokoro ba ariko narenza kongera kwigana vuga se umurokore n'utanywa kantu ushobora kunywa kantu ariko uri n'umurokore sibyo se man ako nyine ushobora ku DJ nyine ugakubita amasaha 8 man utigeze ushyiramo akariro zireba ngewe se ngewe nkanjye JABA ntabwo ngenza DJ barabeshya ubu koko nta kantu ufata ubu ni Joyce banibyaye nera saa 10 ndi gucuranga ngageza ngijoro ngarikesha ariko nta kintu kindi ibyo ngibyo mani ni imyumvire y'abantu tu ni imyumvire y'abantu nge ntabwo urugero rw'abantu benshi baba DJ kandi baba star batanywa inzoga ariko biranashoboka mwana biterwa na esprit z'umuntu ariko nuzinywa n'ubundi no ngewe ndakubita kandi nta nzoga namwenge ntabwo nk'inzoga mani nagaruka kubeshya ntabwo nk'inzoga kabisa wallahi sha DJ rero sha n'ubundi tuzatuguma tugane cyane ko nashaka kugira ngo nyine birashoboka ko nari ikintu wabushaka kubwira abafana bawe cyangwa se n'abandi bantu bakunda umuziki muri rusange cyane n'abandi ba G bashobora kuba barimo kudukurikira mu mpande zitandukanye zo kwisi ubutumwa bushaka kubagezaho then do closing ikiganiro mbere rero kubagezaho ubutumwa abantu cyane ndumva nifuza gushimira abantu tu KIKAC music KIKAC abantu umuntu ugufata from nowhere akagufasha akagusupportinga ibaze from nowhere ngajya inyuma ya mico ngamujya inyuma stage ngamucurangira urumva nibyo ni ibintu ntago nabura gushima from nowhere ngajya inyuma ya BWIZA ngamucurangira ibyo ni ibintu byo gushima kandi aba DJ benshi cyane babyifuza
icyo ni icyambere ndabashimira byatari. Ikindi nabwira abantu to ni hard working, agiye gukora cyane kabisa. Wenda ntabwo baramenye cyane ariko ndabezi bazamenye. Yando kumenya se mani na kazi nese usi tumaze kumenya ni bwiza mukorana akazi bico mukorana akazi mani se ni brand zikomeye mani nta bintu utazakora icyangombwa nanjye nabyo karite mani nabyo nakubwiraga kabisa ati ngiye ikintu nafite nabwira abantu sibye gushima. Shani freshman ndizera ko hari n'ikindi gihe tuba tugukenera muri boro nyinshi nk'izi tuba duhuza kenshi ewana kandi kabisa twishimiye kuba twaganiriye kabisa duhaye show nziza bro kabisa murakoze cyane. Asante nawe. Thank you.